Ni Rayon Sports ikipe y'ubukombe yibitseho ibikombe byinshi kandi bitandukanye. Ibi bikaba byaratumye yigarurira imitima y'abatari bake, aho usanga harimo ingeri zose. Hari ibyamamare bitanu twabateguriye tugiye kubagezaho bakunda byimaze ikipe ya Rayon Sports. Bamwe muraza kubumva mutungurwe uburyo bwihariye bakundamo ikipe ya Rayon Sports, bwarenze amarangamutima yabo bahitamo kubigaragaza ndetse banabyerurira abafana babo, ndetse binatuma abafana bandi bo ku rundi ruhande badafana ikipe ya Rayon Sports batangira kubijundika. Ariko nanone kubera ko bafite izina ridasanzwe kandi rikomeye banditse hano kuri ubu butaka bw'u Rwanda, ntibyatumye abafana batabagumaho. Ibi bikomeje kwerekana aho ikipe ya Rayon Sports muri ibi bihe ikomeza kugenda igera, ariko mu ishusho ngari tugiye kureberamo ibi byamamare. Ese ni bande? Aha tugufitiye ibyamamare bitanu, tukwibutsa gukanda like ndetse na subscribe munsi gato y'iyo video urimo kureba, kugira ngo ujye ubana natwe mu makuru y'imikino tubagezaho umunsi ku munsi. Tubaye ikaze. Umwanya wa gatanu ni icyamamare mwese muzi, akaba n'umuhanzikazi muri uru ruganda rw'umuziki witwa Ariel Ways. Uyu akaba yaramamaye ndetse akaba anagaragara mu mitwe y'abafana b'ikipe ya Rayon Sports, dore ko uyu we atigeze anihishira ndetse akanabigaragaza ku mugaragaro. Ibyo nk'aho bidahagije aza kubihamiriza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports kuri radiyo bita Meri, ariyo radiyo y'igihugu, ubwo yari yatumiweho n'abanyamakuru mu kiganiro bita urubuga rw'imikino. Uyu Ariel Ways nta kurya indimi yaravuze ati mfana ikipe ya Rayon Sports ndetse ndanayikunda kuva mu buto bwanjye. Ibi byatumye abafana b'ikipe ya Rayon Sports bafatwa n'amarangamutima bagira bati ese n'abakobwa bato nk'aba urubyiruko nabo biyumvamo ikipe ya Rayon Sports bigeza? Ku mwanya wa kabiri haraza icyamamare mukunda mwese muzi kandi mukunze kubona mu bihe bitandukanye, aho anavugira umufana mukuru w'ikipe ya Rayon Sports, nta wundi ni Wasiri. Ni gute aza mu byamamare ndetse akanagaragara nanone nk'umufana mukuru w'ikipe ya Rayon Sports? Uyu ni umwe mu bakomeje kugenda bandika izina cyane mu ikipe ya Rayon Sports, bigendana n'uko ikipe avugira nayo mu busanzwe nayo ifite izina. Ibi byamuhesheje amahirwe yo kuba nawe akomeza kwamamara ndetse akanumvikana cyane ku ruhande rw'amukeba, aho abatitiza bya nyabyo. Uyu Wasiri ni umwe mu bakomeje kugenda bavugwa cyane ndetse banagarukaho cyane mu bigendana n'amagambo yisobekerana ndetse yuzuyemo ubuhanga n'ubuhanzi n'ubugeni. Ibi bikamuha kuba yamamara ndetse akanakundwa n'abatari bake, cyane cyane mu bafana b'ikipe ya Rayon Sports ndetse n'abamukeba. Kenshi na kenshi baba bafite amatsiko menshi akomeye yo kumva icyo Wasiri ari butangaze mu dushya tudasanzwe kandi dukomeye. Umwanya wa gatatu hari Sam Karenzi, akorera ikinyamakuru Seke FM. Uyu akaba yarabayeho umuvugizi wa Bugesera. Uyu akaba yaranavuze neza ko ikipe akunda ari Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Bugesera usanga iza ku mwanya wa mbere ni ikipe ya Rayon Sports. Aha mu bihe bitandukanye banakomeje kugenda bamwitirira ko iyi radiyo yaziye igihe ari iy'abareyo, ndetse anabifitemo uruhare kuzana abanyamakuru nabo bisa nkaho bavuga bari ku ruhande bataberereka, bagera ku ruhande rw'ikipe ya APR. Rayon Sports ikomeje kwandika amateka muri ibi bihe, nyuma noneho y'uko itwaye igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Abareyo bakomeje kugenda bavuga ko iradiyo yaziye igihe ari Seke FM, ndetse ngiriho nk'abanyamakuru bagereranya nk'abahanuzi, kuko Kazungu Kereva nawe uyikoreraho gusa udafana ikipe ya Rayon Sports, we yanatangarije neza ko Rayon Sports ayibona yageze hano mu matsinda ndetse ikanatwara Sekafa Kagame Cup. Ibyo nk'aho bidahagije, byinshi mu byo yagaragaje bishobora kuba ndetse n'amateka ikipe ya Rayon Sports ishobora kwandika bikaba byaratangiye kwandikwa mu buryo bw'ibanga rikomeye. Uyu Sam Karenzi nawe araza ku mwanya wa gatatu, aho channel ye ihagaze 278,000, ngaho
nka 80% by'abakoze subscribe ngo ari aba-Rayon gusa. Umwanya wa kabiri ni umuhanzi ndetse akaba n'umusobanuzi w'amafilime, nta wundi ni Rock Kimomo, nawe gufana ikipe ya Rayon Sports twavuga ko yabyiyemereye ubwo yari yatumiwe ku rubuga rw'imikino muri Radio Mail, agaragaza ko Rayon Sports nayo ari ekipe yakuze yiyumvamo kandi nk'ibisanzwe nta byo kuberereka, yafashe uruhande rw'ikipe ya Rayon Sports. Ibi byatumye umukeba nawe abafana bayo batekereza kabiri, aho uyu bavuga ko nawe ari mu byamamare bikomeye kandi bikomeza kwandika amateka ku butaka bw'u Rwanda. Nubwo kaba ngo yagakwiye kuba nk'afana ikipe ya APR, bo batanabyumva neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu Rock Kimomo channel ye ubu ihagaze miliyoni y'abasubscribers n'ibihumbi 580 bose. Aba bakaba nabo ngo higanjemo benshi bafana ikipe ya Rayon Sports. Umwanya wa mbere haraza umukobwa wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aho bamwita Ange Kagame, nawe bivugwa ko afana ikipe ya Rayon Sports byimazeyo. Impamvu aza ku mwanya wa mbere nuko none ari ufite nanone igikundiro cy'abanyarwanda benshi, ndetse nanone hagati aho akaba ngo yumvamo ikipe ya Rayon Sports. Birashoboka ko mu muryango wabo ari nawe mu bana bakunda ikipe ya Rayon Sports mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo nka bidahagije, ni kenshi na kenshi bakomeje ngo kumubona mu mafoto aho yambara mu myenda y'ikipe ya Rayon Sports, ariko benshi bakaba bibaza bati ese byaba ari ibya nyabyo, ari ibya AI? Ubundi hari induru yaba ivugirwa ubusa? Abo bose uko tubatondetse turaza tubabwire, noneho n'abandi 5 bakurikira aba ubwo ibyamamare 10 bifana ikipe ya Rayon Sports. Urakomeza kurushaho kumenya byinshi, natahukane byinshi by'ingenzi kandi bikomeye. Imana ikomeze ibashyigikire, namwe mudushyigikire, ntimubyibagirwe mukanda like ndetse na subscribe. Asante.